ese urubuto Adamu na Eva bariye iyo aza kuba ari wowe uba wararuriye cyangwa uba wararuretse? Uyu munsi tugiye kwibaza tuti ese iyo uza kuba uri Adamu na Eva urubuto bariye mu ngobyi ya Edeni uba wararuriye cyangwa n'uba wararuriye? Iyo dukoze imirimo ugasanga twavunitse, ugasanga rimwe na rimwe n'ibyo dukoze cyangwa twifuza kugeraho ntitubigezeho, usanga turimo twijujuta twitotomba tukavuga ati twagize igisekuruza kibi, twagize Adamu na Eva bariye kwitunda ndetse bituma tuvuga bati iyo bataza kujya kuri ririya tunda ndetse n'ababyeyi kuri ririya rubuto ubu tuba tubayeho neza. Ariko nawe ushobora kwibaza ati iyo aza kuba ari njye Adamu cyangwa Eva ruriya rubuto mba nararuriye cyangwa se mba nararuriye? Adamu na Eva baremwe bararemwa ndetse baremwa Imana ibakunze bishimiye itabifuzaho ikibi, ndetse bumvaga ko Imana yumvaga ko nyine ari abantu bagomba kuba bari aho mu kunezeza Imana gusa, ariko ntiyabaha kumenya icyiza, ntiyabaha no kumenya ikibi. Ndetse irema n'urubuto ngo rumenyekanishe ikibi n'icyiza, irushyira hagati y'ingobyi ya Edeni bari barimo, ariko ibabuza kururyaho. Imaze kubabuza kururyaho, inzoka nayo yari yaramaze gushwana n'Imana kubera uyu muntu yishakisha ikintu cyatuma uyu muntu ashwana n'Imana, hanyuma Imana ikamurimbura. Irangije nayo ijya kubashuka ikoresheje rwa rubuto Imana yari yarababujije. Niko kwegera umugore, irangije iramubwira iti ese koko ruriya rubuto Imana yababujije ko rumenyekanisha ikibi n'icyiza, uramutse ubayeho ukamenya ikibi ukamenya n'icyiza, ndetse umunsi mwanakiriyeho burya muzasa n'Imana, muzamera nkayo, muzarema nkayo, muzasa nayo. Ati buriya nicyo cyatumye Imana ibibabuza, naho ubundi gupfa ko ntabwo muzapfa. Wibuke ko Adamu cyangwa wibuke ko Eva Imana yari yarabahishe ikibi, ndetse yari yarabahishe no kumenya icyiza. Ndetse iyo yabaye impamvu y'uko Eva yahise ajya kuri urwo rubuto, kuko atarazi ikibi kandi ntiyarazi n'icyiza, ntiyarazi uburyo gupfa bimera, ntiyarazi ko ari bibi, ntiyarazi ko ari byiza, gusa yakoze ikosa ry'uko yasuzuguye Imana, ariko ntiyarazi niba ari bibi cyangwa ntiyarazi niba ari byiza. Inzoka irangije yegera Adamu, yegera nako Eva iramushukashuka, kuko yarazi inzoka nyine bwo yari izi aho intege nke ziri ko ziherereye ku mugore. Irangije iramubwira ati uru rubuto mururiye ntacyo byaba bitwaye, ahubwo mwaheza amaso ubundi mukarema nkayo. Irangije Eva nyine arya urwo rubuto, arangije ashyira n'umugabo we. Ako kanya bahita bamenya ikibi n'icyiza. Ibaze ko bari ahantu nk'aho ngaho batazi niba banambaye ubusa, ariko kubera kurya urwo rubuto bahise bamenya yuko bambaye ubusa. Uyu munsi none nanjye ndi kwibaza cyangwa nawe mubaza, iyo uza kuba ari wowe urubuto Adamu na Eva bariye, ese uba wararuriyeho? Nyine turi gutumba twijujuta ngo twagize igisekuruza kibi, twagize abasekuruza babi badukurubiye umuruho. Iyo turimo twihakuye dukora dushaka icyo kurya cyangwa dushaka iterambere, usanga tugera ku bintu twavunitse, cyangwa se rimwe na rimwe tukanabibura. Ugasanga abantu benshi ahantu barimo bavuga ngo Adamu na Eva baraduhemukiye rwose, bariye kwitunda Imana yababujije, bati uyu munsi tuba turi ahantu muri Edeni twimereye neza. Ariko nawe wishyize mu cyimbo cyabo. Ese uyu munsi noneho ko dukora ibintu bibi tuzi neza ko ari na bibi, tugakora ibintu bibi tuzi neza ko ari bibi, ubundi kugezana n'uyu munsi Satani aradushuka akatwoshya, akatwereka yuko ibintu tugiye gukora ntacyo bitwaye, kandi none uyu munsi ngo twaramenye ubwenge, tuba tuzi neza ko ikintu ari kibi cyangwa ari cyiza.
mu gihe noneho Adamu na Eva batari bazi niba ikintu ari kibi cyangwa ari cyiza, kandi intego y'iyo nzoka yagiraga ngo ishwanishe Imana, nirangiza Imana igira uburakari yice wa muntu, ariko Imana igira imbabazi, igira impuhwe, igira ubuntu, ihana iyo nzoka, ihana Adamu, ihana na Eva kugeza uyu munsi. Nicyo gituma buriya tugera ku kintu twarushye, niyo mpamvu tubona ifunguro twiyushya kuya, niyo mpamvu abagore bajya kubyara bakababara, niyo mpamvu nyine uzasanga twikoreye imiruho, ndetse rimwe na rimwe ugasanga umuntu yatakoze ntiyarya, kubera nyine uwo muvumo Adamu na Eva badukururiye, ndetse byaturutse ku iyo nzoka. Ariko tutamuteye amabuye cyangwa se ngo nyine tujye twijujuta gutyo, uyu munsi aramuhiyoza kuri Adamu na Eva. Uru rubuto uba wararuriyeho koko cyangwa ntabwo wari kururya? Mu gitekerezo cyawe kirakenewe, wenda uvuga ati Adamu na Eva badukura amakosa, yaza kuba ari njye sinari kurujyaho cyangwa sinari kurujyaho, ariko wongere wibuke uti ese uyu munsi ukora nabi ugakora ibibi, none uzi neza ko ari bibi, nyamara mu gihe Adamu na Eva bo batari bazi neza ko ari bibi cyangwa ko ari byiza, icyo bakoze ko ari uko basuzuguye Imana, barya ku rubuto, bituma badukururira mu rugo, ariko nabo batisize. Kugira ngo nibura niba wumva iki kiganiro, usiga igitekerezo cyawe, utange komantere, kigira